baratubwira ngo ibinyabiziga bikururana ni ingingo ya 69. Baratubwira ngo ibivugwa mu ngingo ya 57 imwe y'uburumbarare kugeza ku ya 68 ku buremere ntarengwa z'iri teka bikurikizwa kuri buri kinyabiziga cyose kiri mu bikururana. Ni ukuvuga ngo bikurikizwa kuri buri kinyabiziga cyose mu bikururana byaba uburumbarare n'uburemere ntarengwa, buri kinyabiziga cyose kiba kigomba gukurikiza ariya mategeko twabonye. Ingingo ya 70, ikinyabiziga kigendeshwa na moteri n'ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa ntibishobora gukurura ibinyabiziga birenze 2. Ni ukuvuga ngo cyaba gikururwa n'inyamaswa cyaba gikururwa n'ikindi, ni ukuvuga ikinyabiziga kigendeshwa na moteri, ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa ntibishobora gukurura ibinyabiziga birenze bingahe? 2. Nyamara ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande ntishobora gukurura romoroke n'imwe. Ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande ntishobora gukurura romoroke n'imwe, nubwo twabonye ko iramutse iyikuruye ubugari bwa romoroke butagomba kurenga ubugari bw'iyo pikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande. Ariko hano mu itegeko batubwiye ko ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande aricyo kinyabiziga kidashobora gukurura romoroke n'imwe. Ariko rero baramutse bakoresheje byabaye ngombwa ko kiyikurura, icyo gihe ntabwo romoroke yagira ubugari burenze ubw'iyo pikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande. Rero umunsi bakubajije ikinyabiziga kidashobora gukurura romoroke n'imwe, urabyumvise neza ko ari ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande. 2, gushyira mu muhanda ku buryo budasanzwe ibinyabiziga bikururana birenze 3. Twabonye ko ikinyabiziga kitakurura ibirenze 2, ariko rero uramutse ugiye gushyira mu muhanda ibikururana birenze 3, ibyo ngo bigomba gutangirwa uruhushya na minisitiri ushinzwe taransiporo. Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu ni utanga uruhushya rwo kuba watwara ibinyabiziga bikururana birenze 3. Noneho rero ku binyabiziga bikururana bivugwa hepfo hano bipfa kuba bigenda bitarengeje umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha. Tugiye kubona ngo ibinyabiziga noneho bishobora kuba byakururana birenze 3, ariko kandi bikaba bibujijwe kurenza umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha. Ni ibyiciro 4. Tugiye kureba ibinyabiziga byemerewe gukururana birenze 3, ariko kandi bikaba bibujijwe kurenza umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha. Ubwa mbere hari ibinyabiziga bikururana bikoreshwa mu imurikagurishwa cyangwa se na ba mukerarugendo, iyo bivuye aho bibikwa bigiye gukora cyangwa se iyo byimutse aho byakoraga bijya gukora ahandi. Ni ukuvuga ngo ibinyabiziga bikururana bikoreshwa mu imurikagurishwa cyangwa se na ba mukerarugendo bivuye aho bibikwa bigiye nyine muri iryo murikagurisha, cyangwa se ba mukerarugendo bagiye mu ngendo zabo cyangwa se bimutse aho babaga bajya kuba ahandi, icyo gihe byagenda bikururana bikarenga 3, ariko ntibirenze umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha. Ibi bya 2 ni ibinyabiziga bikururana bikoreshwa n'abapataniye imirimo iyo bivuye aho bibikwa bigiye aho gukora, aho bikorera nyine, cyangwa iyo bitahutse cyangwa se iyo byimutse aho byakoraga bijya gukora ahandi. Ibinyabiziga bikururana bikoreshwa n'abapataniye imirimo iyo bivuye aho bibikwa bigiye aho bikora, cyangwa iyo bitahutse cyangwa se iyo byimutse aho byakoraga bijya gukora ahandi. Ibyo ngo byakururana nabyo birenze 3, ariko ntibirenze umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha. Ibya 3 ni imashini zihinga zikururana iyo zigenda urugendo rutarenze kilometero 25 rw'aho zikorera. Ziriya mashini zihinga nazo ngiyo zikururana zigenda urugendo rutarenze ibirometero 25 uvuye aho zikorera, nazo ngo ntabwo zishobora kurenza umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha kugira ngo zibe zakemererwa gukururana zirenze 3. Tugakomeza. Bwa 4 ni ibinyabiziga bikururana bitwaye ibyamamazwa. Ibinyabiziga bikururana bitwaye ibyamamazwa nabyo ngo byakururana birenze 3, ariko ntibirenze umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha. Aya moko 4 y'ibinyabiziga tubonye bishobora gukururana birenze 3, harimo ibinyabiziga bikururana bikoreshwa mu imurikagurishwa kimwe bya mukerarugendo, ibinyabiziga bikururana bikoreshwa n'abapataniye imirimo, imashini zihinga, ibinyabiziga bikururana bitwaye ibyamamazwa, byose ngo byemerewe gukururana birenze 3, ariko ntibirenze umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha. Hepfo bakatubwira ngo igiteranyo cy'uburebure bw'ibyo binyabiziga bikururana ntigishobora kurenga metero 25. Ni ukuvuga ngo bikururana ari 3, 4, 5, 6 bishaka bigere ku 10, ariko niduteranya uburebure bwabyo kuva imbere ugera inyuma, nyine uburebure bifite byakururanye birenze 3 ntibizarenza uburebure bwa metero 25.
Ingingo ya 71. Iyo hagati y'uruhande rw'imbere rwa romoroke n'uruhande rw'inyuma rw'ikinyabiziga kiyikurura hari umwanya urenze metero 3, ikibizirikanyije kigomba kugaragazwa. Ni ukuvuga ngo romoroke twabonye ko ari ikinyabiziga cyagenewe gukururwa n'ikindi. Rero iyo hagati ya romoroke n'ikinyabiziga ndetse kiyikuruye hari uburebure burenze metero 3, icyo gihe ikibizirikanishe kiba kigomba kugaragazwa. Iriya migozi nyine ituma romoroke ikururwa, imigozi iziritse ku kinyabiziga kiyikurura ndetse ikazirika no kuri romoroke. Iyo uburebure bw'uwo mugozi aho hagati harengeje metero 3, ikibizirikanishe kiba uwo mugozi nyine ugomba kugaragazwa. Ku manywa ugaragazwa n'agatambaro gatukura gafite byibura santimetero 50 z'uruhande. Icyo kibizirikanije ku manywa kigaragazwa n'agatambaro gatukura gafite byibura santimetero 50 z'uruhande. Naho iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa, bakoresha ijambo iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa cyangwa se nijoro. Iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa, icyo gihe ikibizirikanije kigaragazwa n'ikimenyetso cy'itara risa n'icunga rihishije. Ikimenyetso gisa n'icunga n'itara risa n'icunga rihishije, gisa n'itara risa n'icunga rihishije. Bitandukanye n'aya mizigo yarenze inyuma twabonye ko nijoro igaragazwa n'itara ritukura cyangwa se akagarurarumuri gatukura. Ariko hano rero ikizirikanije romoroke n'ikiyikuruye ho nijoro kigaragazwa n'ikimenyetso cy'itara risa n'icunga rihishije rigaragara mu mbavu, keretse iyo ikibizirikanije kimuritswe. Ariko kitamuritswe birumvikanye ko icyo gihe kigaragazwa n'amatara, ni ukuvuga ngo kigaragazwa n'itara risa n'icunga rihishije. 2. Ibizirikisho by'iminyururu cyangwa by'insinga kimwe n'ibindi bizirikisho by'ingoboka bikoreshwa gusa igihe nta kundi umuntu yabigenza kandi nta kindi bigiriwe uretse gusa kugira ngo ikinyabiziga kigere aho kigomba gukorerwa kandi nturenze na rimwe kilometero 20 mu isaha. Ni ukuvuga ngo cya gihe ibizirikisho bishobora gukoreshwa ufashe nk'imodoka yawe yapfuye, umuntu akagukurura akagenda akurura imodoka yawe, ibyo ngo bizakorwa gusa ari ukugira ngo ikinyabiziga kigere aho kigomba gukoreshwa, nta kindi byagirirwa uretse gusa kugira ngo ikinyabiziga kigere aho kigomba gukorerwa. Ntabwo wazirika imodoka ngo ugende uyikurura uyivane i Kibungo uyigeze i Butare, oya, ubikora kugira ngo ikinyabiziga kigere aho kigomba gukorerwa, nta kindi bigirirwa. Rero ngo ibyo bizirikisho by'iminyururu cyangwa by'insinga kimwe n'ibindi bizirikisho by'ingoboka bikoreshwa gusa igihe nta kundi umuntu yabigenza kandi nta kindi bigiriwe uretse gusa kugira ngo ikinyabiziga kigere aho kigomba gukorerwa kandi nturenze na rimwe umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha. Ibyo bizirikisho bigomba kugaragazwa n'icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite nibura santimetero 30 kuri buri ruhande, kiri ku ruhande rw'imbere rw'ikinyabiziga gikurura. Ni ukuvuga mu gihe hakoreshejwe ibizirikisho by'insinga cyangwa by'iminyururu, kugira ngo abo muhura bamenye ko ukuruye ikinyabiziga ukoresheje ibizirikisho by'insinga cyangwa by'iminyururu, ku kinyabiziga gikurura imbere ngo hashyirwe icyapa cyera cya mpande enye zingana, icyapa gisa n'umweru cya mpande enye zingana. Icyo cyapa kandi izo mpande enye zingana buri ruhande rukaba rwagira santimetero 30. Ndabisubiramo ngo ibizirikisho by'iminyururu cyangwa by'insinga kimwe n'ibindi bizirikisho by'ingoboka bikoreshwa gusa igihe nta kundi umuntu yabigenza kandi nta kindi bigiriwe uretse gusa kugira ngo ikinyabiziga kigere aho kigomba gukorerwa kandi nturenze na rimwe umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha. Ibyo bizirikisho bigomba kugaragazwa n'icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite nibura santimetero 30 kuri buri ruhande. Icyo cyapa kikaba kiri ku ruhande rw'imbere rw'ikinyabiziga gikurura. 3. Iyo uburemere ntarengwa bwemewe bwa romoroke burenga ibiro 750 cyangwa se icya kabiri cy'uburemere bw'ikinyabiziga gikurura kirimo ubusa kandi ibyuma bya feri bitifunga ubwabyo mu gihe ikizirikisho cy'ingenzi gicitse, iyo romoroke igomba kuba ifite n'ikizirikisho cyo gutabara gikozwe mu minyururu cyangwa mu nsinga, kiyongera ku kizirikisho cy'ingenzi gituma ikurura kandi iyobora romoroke, bigatuma igihe ibyangombwa by'ingenzi biramutse bidakoze neza bikurura iyo romoroke kandi bikayibuza no guta icyerekezo, bikanatuma icyo bifasheho kidakora hasi.
Igihe ibyangombwa by'ingenzi bicitse, ikizirikisho cyo gutabara gikoreshwa gusa kugira ngo ikinyabiziga kigere aho kigomba gukoreshwa nyine kugira ngo bashyireho bya bindi byacitse mbere. Aha hantu reka nsubire haruguru masobanure neza. Ni ukuvuga ngo tubonye ko hari impamvu ebyiri zituma ku bizirikisho by'ingenzi bongeraho ibizirikisho byo gutabara. Ni ukuvuga ngo impamvu ya mbere ituma kuri cya kizirikisho washyizeho gikurura romoroke wongeraho icyo gutabara, impamvu ya mbere ni igihe cyose romoroke ifite ibiro birenga 750. Niba romoroke ikuruwe irengeje ibiro 750, icyo gihe ku kizirikisho cy'ingenzi bazongeraho ikizirikisho cyo gutabara. Impamvu ya kabiri, iyo nanone icya kabiri cy'uburemere bw'ikinyabiziga gikurura kirimo ubusa. Iyo romoroke irengeje icya kabiri cy'uburemere bw'ikinyabiziga gikurura iyo kirimo ubusa. Nuba niba ikinyabiziga gikurura gipima ibiro 1000 kirimo ubusa, niba romoroke irengeje 1/2 cy'igihumbi, ubwo se si 500. Rero romoroke niba irengeje 1/2 cy'uburemere bw'ikinyabiziga gikurura iyo kirimo ubusa. Niba ikinyabiziga gikurura iyo kirimo ubusa gipima ibiro 1000, niba romoroke ukuruye irengeje ibiro 500, kuko 500 nicyo 1/2 cy'ikinyabiziga gikurura kirimo ubusa mu gihe twagihaye ko gipima ibiro 1000. Rero iyo ni impamvu ya kabiri. Niba romoroke ifite uburemere burenze ibiro 500 mu gihe ikinyabiziga gikurura kirimo ubusa kiba gipima ibiro 1000, icyo gihe ku kizirikisho cy'ingenzi bazongeraho ikindi cyo gutabara. Impamvu ya mbere tubonye ko iyo romoroke irengeje ibiro 750, impamvu ya kabiri tubonye ko ari igihe cyose romoroke yaba ifite uburemere burenze 1/2 cy'uburemere bw'ikinyabiziga gikurura iyo kirimo ubusa. Izo ni impamvu ebyiri zituma ku kizirikisho cy'ingenzi bongeraho ikizirikisho cyo gutabara. Icyo kizirikisho cyo gutabara rero kiyongera ku kizirikisho cy'ingenzi kigatuma romoroke iyobora, bigatuma igihe ibyangombwa by'ingenzi biramutse bidakoze neza bikurura iyo romoroke kandi bikayibuza no guta icyerekezo. Ikindi bikanatuma icyo bifasheho kidakora hasi. 72 baratubwira ngo uburyo budasanzwe bwo gutwara ibintu. Uburyo budasanzwe bwo gutwara ibintu. Baratubwira ngo gutwara ibintu bidashobora kugabanywamo ibice no kugendesha ibinyabiziga cyangwa za romoroke zikoreshwa mu gutwara ibyo bintu, kandi ibiziranga bikaba birengeje ingero ntarengwa zashyizweho n'iri teka, bitangirwa uruhushya na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu amaze kuvuga ibyangombwa bigomba kuzuzwa kugira ngo urwo ruhushya rutangwe. Ni ukuvuga ngo ugiye gutwara ibintu birebire bidashobora kugabanywa, ugiye gutwara ibintu bifite uburemere burenze ubwo twabonye bwose mu buremere ntarengwa, nyabuneka ugomba kubanza ukabisabira uruhushya kwa Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, nawe akabanza akakubwira ibyo ugomba kuzuza kugira ngo urwo ruhushya uruhabwe. Iyo uruhushya rwasabwe rwerekeye ubugari, ubuhagarike cyangwa uburebure, rugomba kwandikwaho itariki, kandi byaba ngombwa rukandikwaho amasaha ibyo bintu bizatwarirwaho kimwe n'aho bizanyuzwa. Kandika ati hagiye kuzatwarwa imbaho zizanyuzwa mu muhanda uva Butare ujya Gikongoro. Ubwo bikamenyekana neza ko ariho uzanyura n'isaha uzabinyurizaho, kugira ngo nihagira ikibazo kibaho izo mbaho zawe ndende zirengeje ingero ntarengwa niziramuka zangije insinga z'amashanyarazi cyangwa ibindi bintu byubatse ku nzira nyabagendwa, bamenye bati ni runaka ahanyujije ibi n'ibi. Noneho ngo uwasabye uruhushya aruhabwa gusa ari uko yemeye gutanga indishyi n'amafaranga ashobora gukomoka kuri ubwo bwikorezi, no gutanga bibaye ngombwa amafaranga y'ingwate yemejwe muri urwo ruhushya. Ayo mafaranga rero y'ingwate nugira ibyo wangiza akazaherwaho abisana. Rero ngo uwasabye uruhushya ruhabwa gusa ari uko yemeye gutanga indishyi n'amafaranga ashobora gukomoka kuri ubwo bwikorezi, no gutanga bibaye ngombwa amafaranga y'ingwate yemejwe muri urwo ruhushya. 5, uruhushya rushobora guhabwa urusabye ku rugendo rumwe gusa, keretse igihe ibitwawe bifitiye rubanda akamaro. Uruhushya ngo rushobora gutangwa ku rugendo rumwe gusa. Bakaguha uruhushya ku rugendo rumwe rwonyine, ariko ari bifitiye rubanda akamaro, tuvuga ari nka wasake igiye gutanga amashanyarazi, iyo bashobora kuyiha uruhushya ku ngendo nyinshi kuko bifitiye rubanda akamaro. Uruhushya rushobora guhabwa urusabye ku rugendo rumwe gusa, keretse igihe ibitwawe bifitiye koko rubanda akamaro.
6, gutwara mu binyabiziga bigendera ku mihanda za rukururana na za gari ya moshi zirimo ubusa cyangwa zipakiye, nabyo ngo bishobora kwakirwa impushya zemewe ku rugendo rumwe gusa cyangwa ku ngendo nyinshi. Ni ukuvuga ngo gutwara mu binyabiziga bigendera ku mihanda za rukururana na za gari ya moshi zirimo ubusa ugapakira ibice byazo cyangwa se zipakiye, ngo bishobora kwakirwa impushya zemewe ku rugendo rumwe cyangwa se ku ngendo nyinshi. Ibivugwa mu gika cya mbere n'icya kane bikurikizwa kuri ubwo buryo bwo gutwara ibintu. Urabona ko ku gika cya mbere batubwiraga gutwara ibintu birebire bidashobora kugabanywa, ku gika cya kane bavuga ibijyanye n'uruhushya, gusaba uruhushya nyine rwo gutwara ibintu birebire bidashobora kugabanywa. Rero ibyo bijyanye n'ibintu birebire no gusaba uruhushya ngo bikurikizwa kuri ubwo buryo bwo gutwara ibintu. Ingingo ya nyuma ari nayo tugiye gusorezaho isomo rya none ni ingingo ya 73. Baratubwira ngo iyo umuyobozi yaciye ku bivugwa mu ngingo ya 67 imwe y'ubwikorezi ntarengwa twabonyeho uburemere ntarengwa ziriya toni ukazirenza, bakubwiye ko ku muhanda utarenza toni izi n'izi, none wowe wazirengeje, cyangwa ku byateganyijwe kugira ngo uruhushya rutangwe. Ku ngingo tuvuyeho yatubwiraga byo gutanga uruhushya, bakaguha uruhushya, ibyo bakwemereye mu ruhushya ukabirenza, urumva warenze ku mategeko. Icyo gihe ngo umuyobozi agomba gupakurura, kuzitura cyangwa guhagarika ikinyabiziga cye hafi hatuwe, bitagenze bityo ikinyabiziga kizahagarikwa. Warenze ku buremere ntarengwa bwemewe upakira ibintu byinshi, cyangwa se wasabye uruhushya bararuguha, bamaze kuruguha ibyanditswe mu ruhushya ubirenzeho, icyo gihe ngo ugomba gupakurura, kuzitura ibyo wikoreye kandi ukabikorera hafi hatuwe. Ni ukuvuga ngo bitagenze bityo ikinyabiziga kizahagarikwa, ubikorera hafi hatuwe rero kugira ngo ibyo wikoreye upakuruye bitaza kwibwa ukaza gutangira kuvuga ngo banyibye. Rero batubwiye kuri ingingo dushorejeho ngo iyo umuyobozi yaciye ku bivugwa mu ngingo z'ubwikorezi cyangwa se n'uruhushya waba wasabye kugira ngo wikorere ibintu birenze ibiteganywa mu itegeko, icyo gihe ugomba gupakurura, kuzitura cyangwa guhagarika ikinyabiziga cyawe hafi hatuwe, bitagenze bityo ikinyabiziga kizahagarikwa. Ndumva ari aha isomo rishoreje. Isomo twari dufite none ni ukuvuga ngo ndabashimiye, mukomeze mugire ibihe byiza, naho ubutaha. Yari mwarimu wanyu nk'uko bisanzwe Maxime Kayumba, Imana ibahe umugisha.